nongere nguhe ikaze we mukunzi wa Newsline Rwanda. Njye ndi Emmanuel nk'ibisanzwe, niba utarakora subscribe yikore kugira ngo dukomezanye ujye ubona ibiganiro byiza bishyushye n'amateka y'abasitari batandukanye. Ubu rero noneho nkuzaniye amateka y'umuhanzi Chris Easy. Uyu Chris Easy amazina ye nyakuri bamwita Nsengimana Rukundo Christian. Yavukiye mu gihugu cy'u Rwanda, avuka mu mwaka w'ibihumbi 2001. Impano ya Nsengimana Rukundo Christian rero umaze kwamamara nka Chris Easy ikomeje gutangarirwa cyane kubera ubuhanga bwihariye ayihuza nabwo. Yagera ku ijwi rye noneho bikaba akarusho mu gukurura abakobwa, imitima igasambagurika cyangwa se igasambagurika. Hari na bamwe batacyumva indirimbo z'abandi bahanzi kuko baba bumva ari nko guca inyuma uyu muhanzi. Umwihariko we, indirimbo ze zirakundwa kuva ku mwana w'igitambambuga kugeza ku mukecuru cyangwa se umusaza ufite imvi zabaye uruyenzi. Umuziki wa Chris Easy umaze gufata indi ntera kuko warenze imbibi z'u Rwanda, ku buryo muri bimwe mu bihugu biba binashaka gusura u Rwanda bitewe n'uyu muhanzi wamaze kwigarurira imitima ya benshi. Nko mu bitekerezo biri ku ndirimbo yise Edeni, ndetse n'ahari umunya-Uganda. Hari umunya-Uganda wagaragaje ko amaze igihe kinini yaramwihebeye. Ati ndi umunya-Uganda ariko uyu muhanzi umwe rukumbi ukunze kugaragara ku rutonde rw'indirimbo numva buri gihe kabisa. Nk'indirimbo ze iya mbere bayita Inana, Amashu, Basori n'iyindi. Ni umuhanzi w'umuhanga, yaba mu myindirimbire, yaba mu myidagaduro, yaba mu ijwi rye, mbese anyura benshi. Uyu rero atangarirwa benshi cyane n'ijwi rye yihariye, ati n'uburanga afite. Mu ndirimbo nke amaze gushyira hanze, amaze kwerekana ko ari umwe mu bahanzi ngenderwaho muri iki gihe mu Rwanda. Uyu rero yakunzwe mu ndirimbo zirimo Faster, Amashu, Amashimwe yakoranye na Fireman, ni Edeni n'izindi cyane. Ubu agezweho mu ndirimbo ziswe nka Ulala, Sambolela, ari nayo iri kubica bigacika. Uyu muraperi rero yahinduye umuvuno. Chris Easy yatangiye urugendo rwe rw'ubuhanzi ari umuraperi. Yagiye agerageza amahirwe mu marushanwa atandukanye, ndetse akajya ahirwa cyane cyane nko mu mwaka w'ibihumbi 2016 yegukanye irushanwa rya Talent Zone ryategurwaga na Royal FM. Hari abamwibuka mu mashusho yafashe icyo gihe arimo kuririmba muri iri rushanwa, aho abari bagize akanama nkemurampaka barimo umuhanzikazi Mbabazi Fiona, wamubwiraga ko afite ahazaza heza ariko akwiye kugira ibyo avugurura mu miririmbire ye. Chris Easy yatangiye aririmbana na mugenzi we witwa Aobbeat mu itsinda ryitwaga Octagons. Iri tsinda ryakoze indirimbo zirimo Uzi kusetsa, Ese urabizi n'izindi zitandukanye. Yatangiye kuririmba mu mwaka w'ibihumbi 2021 ubwo yatangiraga gukorana na sosiyete ya Giti Business Group ikora ibikorwa byo gufasha abahanzi no gusobanura filime n'ibindi. Uyu rero yabwiye igihe ko kuririmba ari ibintu yatekerezaga kuva kera, ari nako akaza kubishyira mu bikorwa. Ubwo rero yahuraga na Giti Junior ukuriye Giti Business Group imufasha mu bikorwa bye. Ati kuva kera numvaga nshaka gukora umuziki kurusha uko nakora injyana imwe, ahubwo igihe cyo kubishyira mu bikorwa cyari kitaragera, kuko no kurapa nabyo
najyaga mbikora. Ati nahuye na Giti Junior ampa igitekerezo tugihura, banteye imbaraga zo kubikora mpita ntangira. Yakomeje agira ati hano nahise mbona ariho hari umugati, reka ndwane gusa isaha n'isaha nabakubita indirimbo ya rap ntawamenya. Abakunzi batweretse ko ari byo bashaka twabibakorera. Yavuze ko kandi yaba kurapa cyangwa se kuririmba bisanzwe byo burya ngo ntacyo bimutwaye, burya ko byose binavuna. Ati kurapa no kuririmba burya byose ni bimwe kuko byose biravuna. Uyu muhanzi rero uririmbira abana, iyo urebye indirimbo za Chris Easy ubona zifite itandukaniro n'iz'abandi bahanzi, kuko yaba imiririmbire ye usanga higanjemo utuntu dukurura abana batoya bari mu myaka iri nko mu 10 kuzamura. Hari nk'aho usanga yifashisha ibipupe cyangwa akaririmba mu buryo wumva ko yisanisha n'abana batoya cyane, nko mu ndirimbo iheruka yahuriyemo na Kiriku, hari aho aririmba ati IUOAE. Iyi mvugo yifashishwa n'abana bari kwiga gusoma no kwandika. Nko muyo yise Inana agaragazamo ibipupe ndetse n'utundi tuntu dutuma indirimbo ze zikundwa n'abana batoya uhereye ku izina ryayo. Yavuze ko rero iyo agiye guhimba ahera ku gihe umuntu aba akiri mutoya kuzamura. Ati mba numva nakora indirimbo buri muntu wese yisangamo, atari indirimbo z'urungano cyangwa se indirimbo z'abantu bakuru gusa. Uyu muhanzi mu mezi 2 ari imbere ashaka gushyira hanze amashusho y'indirimbo ye nshya izakurikirwa n'izindi yakoranye n'abandi bahanzi. Avuga ko umwaka utaha ateganya gushyira hanze album izaba irimo indirimbo zirenga 10. Uyu muhanzi rero ni Chris Easy mumenyereye mu ndirimbo zikubita. Kora subscribe niba utarayikora dukomezanye.